to the Ramjaane Show on Let Me Go TV, of course. Now ugiye oh yeah reka ikiganiro kiratangiye oh okay good reka kumubyiga good sawa aho byiza cyane usiende mbali nami usiende mbali nami hata 1 centimeter away from me usiende mbali nami hata 1 centimeter away hata 1 centimeter away hata 1 centimeter away Jaguar hata 1 centimeter away a main switch production always 1 centimeter ningeweza macho yangu yangekupiga picha niiweke milele moyoni mwangu nikuone kila time moyo unapodunda ningeweza ningekuficha kama siri mapenzi yetu iwe kati yetu wawili mapaparazi wasikawahi kutuona wacha nikulinde kila siku kama komando. Jaguar, who is she? Why are you spoiling my wedding? I'm not standing for this. You promised to marry me, now you're telling me I'm spoiling your wedding. Usiende mbali nami anta 1 centimeter away from me. Once again, welcome to the Ramjaane Show on Let Me Go TV. Munyihanganire bitewe nuko bakunda naje nabanje kwitegura ariko muraza kumfasha nitegure gatoya mbabwire ingingo kuri uyu munsi. Hari igihe umuntu yambara neza urumva bikamurenga ubundi ngewe wandoze nabi cyane. Wandoze kwambara neza. Yo nambaye icyo nakwambara cyose ndaberwa. Kabutura, sokoroke, koti. Anje vuga ibindi oya ntabyo mvuze ko mvuze umutekano. Ikaze mwese mu kiganiro The Ramjaane Show kuri Let Me Go TV. Mbahaye ikaze mwese mwafashe umwanya wanyu mukaba muri kureba ikiganiro cyambere mu Rwanda kijyanye n'urwenya birumvikana mugaseka mukishima. Abanyagasani aho muri mwese mbahaye Nyagasani wangizeho umusane wankuye ku cyaha kera nkibera nakunda gucoma none gera wow iyo ndirimbo rero ni indirimbo yubahiriza ikiganiro cya Ramjaane Show indirimbo y'abanyagasani bahaye ikaze rero. Ladies and gentlemen, thank you very much for taking your time watching the Ramjaane Show, the first and only show, the comedy show in Rwanda. Here we go. Twagiye rero mu gifaransa. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous, à vous tous qui maintenant émission encore de Ramjaane Show napfundikanyije Kiswahili. Usiende mbali nami, usiende mbali na TV, usiende mbali kwa Let Me Go TV, usiende mbali. This is the Ramjaane Show, kipindi cha wow. Reka mbone umwanya nsuze abantu bagiye bababaswa cyane kuko burya haraho Imana gukura hari nawe kugeza. Hari abantu ubona bakomeye bamaze guteza imbere ariko mu ishuri barabaswa cyane. Reka mbone umwanya wo kubasuhuza. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'abaswa, nawo turabibuka cyane.
mwageze ku bintu bikomeye ariko mwarabaswa ariko ntimukajye muhotera n'abana banyu umwana yagira amanota makeya ngwe oye manota sha ntago nigeze nyagira kandi mubyeyi bagiraga ngahe namwe babyeyi rero ndabashimira cyane ku manota make mwagize ariko mwashizemo imbaraga nyinshi cyane muriga mwibesha ariko Imana mwirabazi duye reka mbone mwe kwifuza abantu bazakora ikizamini cya leta cyane cyane abanyagasani bazakora ikizamini cya leta aho muri mwese abazakora ikizamini cya tronc commun abazakora 6e primaire abazakora exeta mwese umva abari kureba Ramjaane Show bazakora exeta nimujye kugenda ndaza kubasengera murafata ibiganza mushire ntago mushira muri prise uyu munsi makora kuri televiziyo nimushake mu bakingiriza ndabasengera kandi muzatsinda haleluya wow Mukamana Beyonce afite ubutumwa ashaka guha abantu bose hari abantu bigira ko ari abanyamugi kandi hari ibintu batazi ugasanga na abantu baraho umuntu w'umunyamugira mubona yambaye neza arakeye wamubaza ngo witonde kuri Facebook ntago nzi ibyo bintu nibiki ntago mbijya kuri Twitter se atashwi Instagram kandi afite telefone smartphone murazifite zose ibiki byose ariko ntago muzi kujya kuri shosho ntago shosho study social networks so Mukamana Beyonce rero dufite ikintu gikomeye cyane uyu munsi ntimujye kure ni Ramjaane Show uyu munsi ufite sketch nyinshi cyane don't go far from your TV the Ramjaane Show on Lemiko TV of course with me Ramjaane Joshua aka the Supernova. Nilipofika Goligota nikaiona huko neema kubwa kama mto, neema ya kutosha. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya njya mu mwuka ntumva ururimi urumva indirimbo umva nkumaze iyi ndirimbo yitwa Neema ni ya Neema ni wowe Neema ko bavuga Neema nkabona washyizweyo Ariko ni gute umuntu nkawe umunyamugi nkawe utazi Kiswahili ni gute uzatira imbere kutazi Kiswahili iyo wanaita nyimbo ya wokovu Neema ya Goligota inaaminisha wale wabana indirimbo ifite inkovu hapana nyimbo za wokovu ni nyimbo za Kiswahili hii wimbo inaaminisha Neema ya Goligota mu Kinyarwanda ni wavuga ko neema n'ubuntu bw'Goligota indirimbo mu Kinyarwanda nako byavukikanitse mu Kinyarwanda nge nakubwiye ko Mukamana Beyonce ngewe ndi international indimi zose ndaziririmba ariko ubundi Mukama ntubaze kandi ko karambereye karakubereye nanjye uzi ko njya mbona ndabona abantu bari kumfotora gacana fotora iki nibikingagira ngo nibitse karambereye akora nawe bishimana cyubahiro kunagarika gafite oya kahishe amaguru ibitesi bishambi umva nkubwire kuri Facebook ukoresha aya mazina ko nagushatse nkakubura Facebook akanenda gutaginga noneho ndimo gushaka kohereza Facebook shinge numva abantu bavuga Facebook ariko ntabyo nzi numva abantu bambwira ngo witonde kuri Facebook nkababwira ngo ibyo Facebook se ni Facebook oya ntukambeshe ibintu byumvikana nukuri ibintu bya Facebook nge ntabwo Mukamana Beyonce igihugu cyose kizi ntago ujya kuri Facebook ntabwo singe numvise ngo nibyo kwashita ntago njye bikoresha ariko ndashaka kubijyamo kuko abantu benshi bamaze kumbwira ngo hano ubutumwa ngo umuntu abuvugira ku Facebook nsobanura ngo Facebook ishobora kugufasha muri ubwo buhanzi bwawe Facebook none se ntago ugira account ya Facebook account buri umuntu wese wa kuri Facebook aba afite konti
Nge ntago ninafunguza konti ariko ndi mu Kimina. Si ibintu bije muri konti atu nushaka ndumva ari ibintu birebire tuzabyihoreye bya Facebook. Twabyihorera bazankurikira kuri televiziyo bazankurikira kuri radio na konti. Hanyuma abafana bawe bazajya bagufollowinga kuyo ariyo byo bitwa twitwa hari byo bitwa zikije ibintu nabyumvishije. Facebook no kuvuga igitabo cy'amasura akaba ibyo bita YouTube akaba ibyo bita Oh my god. ni byinshi Uziko bira bintu. Brengenzi ibintu byinshi suzi ibyo bintu byose abindi mu mutwe Suzi grand sere uba muri Amerika yitwa Knowles Beyoncé. Kurikina byose nyabona ibintu ngo Instagram. Njye nsoma amakuru ye urabona kuri Facebook araho bita home mu rugo. Ukigera mu rugo mu rugo. uhita ubibona Cyamba barumbwira bisaba iki kugira ngo nangire Facebook. Uzanyandikire kuri wall yanjye apana wall yo mu rugo wall ni ariko ni igikuta ego no uzafunguze konti unyandikire kuri wall no urukunshanga konti nawe urubihurira konti ni muri bank wall ni igikuta cya bank call can count okay ye komeza ubwire bisaba ndashaka kujya mu mubi urabona ukuntu uri mubi ntago nguciye intege pe abantu mubi koko ugera kuri mwiza reka nkubwize ukuri uganiriye nabi oya uganiye kama uri mubi oya pe yego ntago nari mwe musaba Imana niyo ngingo ikurengera yonyine izindi zose ntago zikurengera nsaba imbabazi ariko uzukumbwiye gute ndi n'imfubyi umva ihangane nsaba imbabazi ihangane aka kunyikoreshwaho umva nkubwire ni wifoto ntujya kuvuga kuri Facebook uzavuga kuri Facebook kujya bona bari beza muhura mu giporoso nenge nabakeza kuri Facebook ushobora kuba uri none uri mabengeza Beyonce Mukamana ndashaka kujya kuri Facebook ariko nuva kuri Facebook sinzi icyo nakubwira na Beyonce abantu benshi biruwe kandi indirimbo zawe zabaye zitaranga hanze ariko ntuba kuri Facebook ndashaka kujya utaka rero nyine mfasha reka ngufashe rero uzaze kuri wall yanjye wall ni okay uzanyandikira ibyo bita friend request friend request na amafaranga 10,000 friend request dimin okay uzagaruza humura ko urahenda nawe bazajya bakoreza friend request ujye ubona 10,000 buri muntu uko friend request kuza ni 10,000 noneho business nziza noneho amakuru y'abandi bahanzi mu bagenzi bawe uzajya yabona kuri home mu rugo okay hari ni user changani chat yo nangahe chat yo yahenda yo ujya muri ujya mu mujyi aho bacuruza amatelefone bakazigushyiriramo chat chat iyo bingahe na Knowless nyine wo hanze chat navugana na grand secretary chat uzi ko umuntu ashaka ko woherezaho n'indirimbo yawe chat igura ngahe chat igura urase nawe hari chat ziba zifite amatara ukusi niyo waba wayobye cyangwa se wabuze umuntu kuri telefone uri ku cyapa urimo gutega ushobora kwandikaho ibyo bita status yaciye chat ngewe Mukamana Beyonce mpagaze hano mu gacinjiro nari nkurindiriye umuntu wese urimo kureba ibyo bita nyine Facebook feed yego ashobora kubona ahantu uhagaze akahagusanga really ari ibintu bavugaga bya tag kurwana ni uburyo urumva ashobora gufata ifoto yawe ego bakayisangiza n'abandi bantu ariko byo ntabwo ari amafaranga menshi ntangahe gusa hari umutipe w'inshuti yanjye yabigukorera kuri make kuri angahe ku 250,000 byagufasha ukabona na miliyoni okay ugenda shaka kumenya total ya byose kugira ngo mite nayo ngo ndimo kukubwira mba nabikwirukanyemo ibintu warinze ugashaka kwicisha ariko urumva ariko nta commission nsaguha commission uzampayo ngaye 150 nandi nzakwaka ariko ugire Facebook none se ko Facebook utanayiraza nahantu hanini Facebook ariko Facebook ndikumva arimo Facebook ni biki ni nyine ni igitabo cy'amasura nta nubwo ushaka kukiraza ahantu hangana nka shambure wajya unayiraza muri korodori wawe nta ni Facebook ni akantu gatoya cyane Facebook ibaze n'akantu ushobora gutwara kuri telefone
muri telefone kakajyamo Facebook ni ukuvuga ngo iyo ufashe book igitabo uhita wibonamo. Merci vraiment. Merci vraiment. Sasa wanutanze ndi muri repetition mfite concert ni ukuvuga ngo concert ngiye gutaha izajya kubishyira kuri Facebook nabyo bakazaza. ariko Imana isubiriza igihe Very simple. haleluya uze kunsengera rero mbashe kubyibuha ntabwo mpa 10,000. Bibaga nk'igishije ibintu by'ubwenge. aragakapu bagenge iri hehe kangwe mu bitatu andi tuzatuvugana sibyo sha ihute sha genda ndi muri nose sha genda nkore repetition ndaza kubwira cyangwa uretse gatoya ndumva nshaka kujya mu bwiherero ndaje sibyo usa nk'uyindi ndaje je viens n'utitira ndabahotse hari umuntu avuganye nawe hariya araza guhereza 3,000 go parti genda yizere ko mu musaza genda wow hari ikintu bita retour d'âge rero nshaka kubasobanurira ni mu gihe umuntu aba ari mukuru cyane tuvuge angana n'umuntu ukora kuri tekinike sibyo noneho ugasanga ni umuntu mukuru ariko ugasanga kubera ko ari ibintu bimwe atigeze abona akiri umwana ariko ugasanga ari kubikoresha bimwe na bimwe tuvuge niba atarakundaga ubundi ikintu kigaragaza abantu bafite ikibazo cya retour d'âge usanga ari nk'umuntu w'umupapa urumva ari muri bisi cyangwa ari hehe ari gukina je cyangwa hari unabonye cyo bundi ntabwo nza kuvuga ahantu nagiye ku mpamvu y'umutekano wanjye umupapa afite imvi umupapa mukuru byatari nsanga ameze gutya kandi muri ofisi tugufashike ariko abana baraturiye di urashaka okay wete gatoya umupapa nese muri nawe gati vie hari ibintu twabatanze kabisa bombo yagati mboneho mwanya rero gusubiza abantu bose badukurikiye Nyabanyagasani ahantu bari bose ndabasuza mwese abantu bamwe bajya bansereza ngo igihe cyose nkora sketch ndi kurya by the way ukuntu umuntu arya sinakwabyibuha nureba se turarya ariko ntidushira amaraso ku mubiri kumwera mwebwe tu ariko turamaze Imana iratuzi di usi Clapton we ntahoze kansuza abantu bose badukurikiye muri kano kanya abantu bari hirya no hino cyane abadukurikirana kuri YouTube turabakunda cyane abafata umwanya wabo bakatureba mu mago yabo kuri televiziyo ku madekodere atandukanye mwese turabakunda cyane kandi muracyari abanyagasani kandi murabizi neza ko ijuru ari iryanyu kuba mufata umwanya mukareba Ramjaane Show abatayireba abo sinzaho tuzahurira ariko abayireba tuzahurira mu gihugu cya kindi cyo mwijuru amena kuri iyo mpamvu rero mbafite indirimbo ngiye kubatura muri kano kanya gusa ntaringiye kujyana na shoje akansuze aba sweetheart banjye nabye ko aba sweetheart banjye bari munsi y'imyaka ingahe 12 ariko igitsina gore kiri munsi y'imyaka 12 uvu hari bamwe wese bavamo direct bahise bidelibera toka enda pare so ndasuza rero sweetheart imusanze Linda umeze neza cyane Leia umeze neza cyane Isimbi umeze neza cyane hari undi mu sweetheart wanjye wundi wiyandikishije witwa William Knowless hari undi nawe wiyandikishije witwa Sania nawe umeze neza reka nsuza abantu barimo Kigali barimo umwari arimo Asuma ego arimo Ajala hari papa Isiaka habari na mama Isiaka assalamu alaikum by the way abantu b'imfura bajya baturya cyane urabona uyu mwana ari imfura
gushobora no kugera mu rugo ukava umumenye kubera gusizina mama Isiaka papa Isiaka kandi ntahari sinigeze musuhuza ariko ari guhita yiyumvamo direct Isiaka ntago nagushuje ariko ninashuje mama Isiaka na papa Isiaka already nawe suzamo so mama Teta nawe aho uri Kicukiro n'abandi benshi Keza umva abana mwese murabizi ko mbakunda cyane kuri Facebook ndaje mukanya ndeba message zanyu ariko mugende kuri Facebook mumbaza icyo mushaka cyose mwabaza Beyonce Knowless arahari aza kubasobanurira hari wanditse ngo mbese ikibazo kwa dafite amabere Beyonce namubajije mukanya arambira ngo amabere yabagiriwe mu rugo ubwo rero ntago ari ikibazo cye ni ikibazo cya tekinike kuko hari igihe aba amabere nyine ya plastike ushobora gusiga mu rugo ukayitwaza cyangwa ukasiga aho ushaka ntago ari nka ya mabere manini nyine ameze nka ya Beyonce byihebe oya sayo ni ya mabere ari artificiel yitwa bluetooth so reka nsuze rero abo bantu bose badukurikiranye bari kuri Facebook aba friend bacu abanyagasani indirimbo bashimishe ndaje mukanya okay aha nivyo mwageze hano ryari okay good mukunzi aramamagaye mwihangane natwe abaganga turakunda mukunzi arangira aramamagaye allo ah oui bébé oui I miss you too sasa ndi washaka kuza aha ndi kwa muganga ndi mu kazi kandi abarwayi ni benshi wakwihangana tukaza kuvugana nyuma reka mbanze meke y'abarwayi okay uraje no nta kibazo sawa je t'aime ndagukunda okay see you okay angarau kukupata niwe hoka niko shua ingo mtaipenda kina mama na wazee wameipenda hata wema na dana nipenda kwa sababu na miliki Rwanda itabidi na kwaki itabidi nyumbani itabidi nasibu kanumba kigoza sahau itabidi nasibu kanumba kigoza sahau si mimi si wewe si yeye kwa mapenzi lazima utalia si mimi si wewe si yeye kwa mapenzi lazima kasoro si mimi si wewe si yeye mastana wa cheki kuku ria nikupe roho yangu nikupe ndakufanya usijute penzi langu situpe kama shida ni pesa yangu ngumu gamu damu huipati hivyo ukinipa ndakupa vikwazo faridi usiweke tangazo si mimi si wewe si yeye kwa mapenzi lazima utalia si mimi si wewe si yeye kwa mapenzi lazima kasoro si mimi si wewe si yeye mastana wa cheki kuku ria yeah Ramjaane Show I'll see you nashaka urukundo rwawe yewe nawe nashaka ngundane nawe yewe nawe baby give me your love baby give me your love baby give me your love mina wewe ni kama mapacha kama Peter na Poro wa P square mina wewe ni kama mapacha kama Didi na Didi mina wewe ni kama mapacha kama Richi Mavoko Azonto mina wewe ni kama mapacha kama Didi na
badai 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 badai. Ariko we mise nduha yana ntabwo nzi ibintu byo kubyina bibirushye we nta mwuga udakiza kabisa. Ndashaka urukundo rwawe njyewe nawe baby give me a love, give me a love. Dore ya dance y'abanyagasaniye inyogosho murayizi, ariko wowe kuba utari kogosha abana kandi vacances zageze mwogosha abana abanyagasani munayipata. Abantu bari kumbyina nabaye mwiza yo muza kumbona ejo. Abandi baswiti hati banjye Tesi na Teta nukuri namwe murakoze cyane kwiyongera mu baswiti hati banjye ndabakunda cyane. Umva muri guseka cyane nge ni museka imbavu zikabarya ntago mbajyana kwa muganga mfite mitwere. Okay, twagiye rero Facebook ndabizi message ni nyinshi mukandaje noneho ndi no kubasezeraho. Hari benshi cyane nagiye mbona batandukanye bari kubaza ibibazo Mukamana abamubaje ngo amabere ari hehe, amabere ya Bluetooth yasize nyine, abandi ni benshi cyane mukagira imana abantu izi message ndazigenda gute. Wow reka mitenja kuri cya gikuta cyitwa Facebook naza kwihangana ndiho neza cyane kurusha abandi. Okay, abitwa rero uwitwa Denise aravuze ngo Beyonce urakeye cyane. Irene naravuze ngo Beyonce umeze neza cyane. Uniti Beyonce uratwemeje pe ako gakanzu kawe ntikabaho kariho kandi. Waha uniti welcome back Beyonce twatugukumbuye. Habimana Prelen nawe ngo umunyagasani turi kumwe kabisa. Ariko last week ngo ntago twakubonye twumvishe audio gusa kasha mvane ni munsi tumutanyutse byabaye bishize. Witwa Mutwa Juvan navuga ngo turari karibu Beyonce. Ni benshi cyane reka mbavuga amazina kuko iminota iri kugenda igenda kandi nayemereye iminota 30 kugira mbatera amatsiko. Ubundi bisigaye mujya kuri Facebook mu birebe no kuri YouTube n'ibindi byinshi cyane. Abantu ni benshi byo cyane, message zo ni nyinshi cyane. Maza kunyihanganira Amzan Jabon Babayano ndayibibaye. Dufite umukiza Eric Azadi rwose Beyonce wankuye mu nkare. Golden Boy King Jody avuga ngo Ramjaane we turakwemera sana abanyagasani forever. Undi bizumuremyi Innocent Ravati ngibyenda wambaye wabiguriye he. Itangishaka Thierry Ramjaane ndagukurikiye Sara ni Thierry thank you. Byingiro Hope yawe Hope uri hehe Hope Masoso witwa Masoso yamayese so ntakwanga kwita nabi. We by the way ababyeyi bita abana babo amazina mabi nukuri ntimukajye mubikora kuko ari gihe umwita mu izina ryiza kandi nyuma ejo hazaza rikazaba ribi sibyo. Nukuri mujye mwiga ku mazina mujye kwita nk'umuntu sibyo. Muzajye mwifata amazina ari unique. Muravumba igihe cyose uzahora ari mwiza, kikakarubamba bizahora ari byiza sibyo. Ibintu nk'ibyo nk'ubu nka umwana ngewe nzi witwa umwana w'imyaka 5 can you imagine witwa Daforoze imyaka 5 yitwa Daforoze ntabwo ari izina ribi ni izina ryiza ariko ibazo umwana w'imyaka 5 Daforoze. Uziko mama wanjye amushi izina ryiza. Mama wanjye ubundi kubera ko nari umustar umujyi wo muri Amerika barawumwitiriye. Mwise mumenye izina we mwise mumenye izina. Reka mbashimira abo twabanye mwose mu kiganiro Ramjaane Show. Ndabizi muri benshi cyane gusa murabizi neza ko igihe cyose kubera ko mba navuze cyane ngoma no kurya. Ubwo rero ubu butaha turi tumeze fresh cyane. Abantu bose ndabashuje rero abazakora exeta ndakomeza mbasengere mujye kuri wall mwatwandikire n'ibintu bitandukanye. Indirimbo ikurikiyeho mwansabye muri benshi cyane ni yitwa Bababone. Bakora neza ngo bababone bakora neza mu ruhame. Ntago ari indirimbo ko mutere ntago ari indirimbo ni sketch mu ndirimbo. Tutanga ubutumwa muri seke ariko munabona ubutumwa. Amen. Ubwo rero mbahaye bye bye tuzasubira utaha. Nanjye reka nigane abana rero turudaje. Dr. Eli Nasoni True story. Bakora neza ngo bababone bakora neza mu ruhame. Sasanga abenshi bakora neza ngo bababone bakora neza mu maso ya rubanda ngo babashime. Sasanga abenshi
nsengero bakora neza ngo bababone ahantu hose hateraniye benshi bakora neza ngo bababone hari umugabo twasenganaga umukire mu rusengero niwe wafataga iya mbere kwitanga kubera ibyiza yakoraga twamwitaga murokore iki giciro cyinshi yaritangaga tubibona rimwe nagiye iwabo sanga dahari masanga umubyeyi usa nkaho ababaye yicaye kwibaraza ansaba kumushakira amazi anganirira ukabayeho ndababara ati kandi uko mbona uku murokore tuvinime bakora neza ngo bababone bakora neza mu ruhame sanga abenshi bakora neza ngo bababone bakora neza mu maso ya rubanda ngo babashime sanga abenshi bakora neza ngo bababone uzabirebe no mu nsengero bakora neza ngo bababone ahantu hose hateraniye benshi bakora neza ngo bababone yakomeje ambwira tuwo mwita murokore ntacyo yikoza uretse no kumubona yambujije no kuvuga ko tuvindimwe ariko nawe urabibona ntitugisa uwe yabaye umuzungu ngende gupfa ariko ikibabaza gatajya gupfa yamusezeranije kwazamba hafi imitungo yadusigiye nk'impamba y'ubuzima yarayitwariye njyewe yaranyibagiwe bakora neza ngo bababone bakora neza mu ruhame sanga abenshi bakora neza ngo bababone bakora neza mu maso ya rubanda ngo babashime sanga abenshi bakora neza ngo bababone uzabirebe no mu nsengero bakora neza ngo bababone ahantu hose hateraniye benshi bakora neza ngo bababone uzasanga abenshi bakora neza ngo bababone uzasanga abenshi bakora neza ngo bababone uzabirebe no mu nsengero bakora neza ngo bababone ahantu hose hateraniye benshi bakora neza ngo bababone bakora neza ngo bababone Welcome once again to the Ramjaane Show on Let Me Go TV, of course. wowe nawe ugiye oya reka ikiganiro kiratangiye okay good reka kumubyiga good sawa aho byiza cyane